wibagiwe email yawe password kubaza ese na password warayibagiwe. Ahangaha rero kuri Chrome turakanda browser yacu bita Chrome haze search. Hano muri search urandika mu ijambo mail.google.com. Gukanda kuri search hari ubwo bakuzanira screen imeze gutya. Hano rero tuzakanda sign in, turandikamo email yacu, kanda next, hanyuma baguhe aho kuzuza password. Hano hasi rero haraho kwandika forgot password. Kubaza wibagiwe password, urahakirikira niba waribagiwe password ya email yawe ariko email uyibuka, hanyuma baguha uburyo bwo gukereya iyindi password. Ngo murabona ko nubundi bazanye aho kohereza ubutumwa bugufi, bashaka kohereza verification code kuri recovery email. Ya email washyizeho nka recovery uri gukereya iyi Google account yawe wibagiwe password yayo. Niba iyi Google account recovery uyibuka, iriya email uyibuka, urakanda hano kuri send bakohererezeho iriya verification code urifashisha kugira bakwemerere gukereya indi password. Niba utayibuka urakanda hano kuri try another way, ukoresha nimero ya telefone. Kadukande kuri try another way bakoherereze verification code. Verification code urayibona gute? Genda hitamo text, baranyohereza ubutumwa bugufi burimo verification code. Ubutumwa bugufi urabwohereza kuri iriya nimero ya telefone hegwa na 73. Ya nimero ni yanjye nakoresheje mfungura email. Nurangiza gushyiramo verification code urakanda next. Kugira ngo urabibona ko tujye gukereya password mu buryo bushya. Niba umaze gushyiramo password urayikonfirma hasi, urongera uyemeze kugira ngo rebe niba wayishyizemo mu buryo buhuye. Birasaba ngo ushyiremo indi password itari muzo wigeze ukoresha. Turakanda hano kuri save password. Niba bayemeye kanda hano kuri continue. Ngira ngo urabona ko email yacu bayiduhaye ndetse na SMS igaragaza ko twahinduye password ya email. Nawe utarakora subscribe ushobora gukomeza ukayikora, kanda kuri subscribe mu ibara ritukura, hariya mu ibara ritukura urahakanda, hanyuma kandi kunzogera bityo uje ubona notification zacu. Komeze mukanda subscribe kugira ngo turusheho gukorana neza.